mu isi tubamo iyo nta cyizere twifitiye biragoye ko wabaho ubuzima bwiza kandi byinshi birimo nk'intego zacu biragoye ko twazigeraho. Nyumva neza ibyo ndi kuvuga ahangaha. Ese ni gute wakwiyongera icyizere, confidence? Mwese si rimwe mwabonye cyangwa se mwumvise nk'umuntu abantu babonye akora ikintu abandi bose batinya, ukajya wumva bongorerana bati ariko uriya muntu yigirira icyizere agakabya. Ngiye kukubwira amasomo 10, amasomo ugomba kwiga hanyuma ukazamura icyizere wigirira imyaka yose waba ufite uwo uri we wese. Reka twumvane agatabo k'uyu munsi. Aya ni amasomo azagufasha kugera ku ntego zawe z'ubuzima, kandi icyubahiro mu bantu kizagora ku mutwe n'uyakurikiza. Nta muntu wapfa kugusuzugura umurusha kwigirira icyizere. Byose ubona bose bagezeho. Nakoreka mbanze mbibutse ka kantu tugenderaho ubundi dukomeze. Ubuzima tubaho buragoye, kandi uko bugenda bucya urushaho gukomera no kuba amayoberakaze. Ucuze nawe ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Guhera uyu munsi tangira ujye uvuga gake gake, talking slowly. Icyo ni ikintu cya mbere. Kuvuga udasukiranya amagambo. Kuvuga udahubagurika ni ibintu biguha imbaraga ku bandi. Menya neza ko kutiyahuza amagambo guhera uyu munsi byakuzamuriye icyubahiro mu bandi. Tangira ujye uvuga gake gake. Tangira ushyireho intego z'ubuzima kandi ukore neza ku buryo ubigeraho. Ibyerekeye intego zawe wihaye bivuga ko uko ufata ugashyiraho intego ntoya zitari nini, wenda nko gutangira kujya ubyuka buri gihe saa 11. Bivuga ko uko ubishyiraho kandi ukabikurikiza uko ubishobora bikongerera icyizere wigirira, kuko ntabwo uhora utekereza ko uri umuhombyi. Shyiraho intego ntoya z'ubuzima kandi uzikorere. Icya gatatu, iki cyo kiri no mu mico iranga abakire, abanyamafaranga. Genda kandi ukora ibintu byawe byose wihusemo ku kigero cya 25%. Urugero, niba gukora nk'ikintu bizagutwara iminsi 5, ugomba 25% by'iminsi 5 ni nk'umunsi umwe n'amasaha make. Ibyo bintu wakabaye ko wabirangije uri kubisubiramo, ahubwo niba ari ibisubirirwamo. Ariko no mu migendere jya wihuta, ibikujyanye ubikore vuba bive mu nzira. Genda nk'umuntu uri kuri mission cyangwa se ubutumwa. Umuvuduko wawe bavuga ko ubundi ugusobanura ndetse n'uwo uri we, uko ibikorwa by'umubiri ukora cyangwa se uburyo ubikoramo ubundi ni umusaruro wo mu bwonko bwawe. Ambara neza, iki cyo ntuzakibagirwe. Ntibisaba imyenda inahenze, ahubwo bisaba kwambara imyenda ikubera kandi ifite isuku. Buri gihe jya wiyungura ubumenyi, kandi ubwo bumenyi wiyunguye ubukoreshe. Ubumenyi ni intwaro yo kwiremamo icyizere gikomeye, dore ko nyine uba uzi ko hari ibyo nibura abandi ubarusha. Kwicara mu myanya y'imbere, sinzi niba mwarabibonye, imyanya y'inyuma ikunda kuzura mbere. Wenda nko mu nama zihuza abantu uzabona bose binjira banga kujya imbere bakirundanya inyuma. Ibi bisobanurwa nko kuba bariya bose baba birundanya inyuma, baba nta cyizere gihagije bigirira. Ese mwarimu nambaza nicaye imbere, reka nigire inyuma da? Aho ni nko mu ishuri. Rekera kwihisha inyuma, ujye wicara mu myanya y'imbere, bikongerera icyizere wigirira. Uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama abo wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose, kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi. Hasi kuri iyi video muri comment nabashyiriyeho uburyo wagira kuri urwo rubuga. Reka dukomeze ikiganiro agatabo cy'uyu munsi. Niba ushaka kwigirira icyizere cyangwa se kwiyubakamo icyizere gihambaye kigufasha guca mu bintu byose uhura nabyo wisekera, itoze kujya uvugisha abantu ubareba mu maso. Eye contact. Ngiki kintu kikugaragaza kandi kikerekana ko ufite icyizere n'ibyo ukora cyangwa se ibyo uvuga ukaba ubizi, cyangwa se ukugaragaza nkaho ubizi neza. Nta muntu utakwita ku byo umubwira cyangwa se uri kumubwira uramutse uri kureba mu maso, agomba guhita abyitaho. Rya neza kandi wite ku buzima bwawe. Inyama, ayo magi uyarye, imbuto n'imboga byose birye, byose bigushyira mu buzima bwiza. Iga kandi kujya utanga ibitekerezo mu nama cyangwa se ahandi bikenewe.
jya uhaguruka uvuge kandi utange igitekerezo ndetse ubaze ikibazo aho biri ngombwa twitaye kuko uri bugaragare. Ikintu twasorezaho, tangira wige kugenzura ijwi ryawe igihe uri mu kuvuga. Ntukavugishwe, ntukavuge wirukanka, kandi ntugatinye gushyiraho akaruhuko cyangwa se gushyiramo akaruhuko mu mivugire yawe. Ntukavugire mu matama cyangwa se mu mihogo. Amagambo nka urabona bisa nkaho, utugambo nka kudukoresha bigushyira hasi cyane. Kudukoresha cyane rwose ni ibintu bigushyira hasi. Uzumvikana nk'uvuga ibyazi nukurikiza aya mabwiriza, ari nako wiyongerera ndetse wongera icyizere wigirira mu bandi. Byari ibyo, wakunze iki kiganiro ni agatabo, reba munsi y'ivideo kandi ahantu handitse subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa bw'uko dushyizeho video nshyashya. Nitwa Mugisha, ntuzacike ubutaha.